ntabwo nyikunda abahungu. Ukunda iki? Nkunda abakobwa bagenzi banjye. Umurezi bien. Ushobora kubivuga gutyo nta kibazo. Shadibu basi wamuniza nk'ijoro iri rimwe gusa. Yes, my people mumeze mute abantu bakurikirana yawe TV umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. Ahora mbabwira ngo ibintu byandi byose bihora ari trebye, bihora ari vrai ou faux. Mbazanira abakobwa beza, mbazanira abantu benshi bagiye batandukanye. Kwanza imbere yanjye ndi kumwe n'umukobwa. Ngiye ubwanjye n'ababeshye pe. Namukunze hari ukuntu yago tujye tuganira nkumva zitangiye kunzana ngo tuntu twazwezwe ngo nago nziranye n'abakobwa beza ntajya kwa Rock nkambwe atakoroka ibyana nziranye nabyo urabizi ntaga ajya byemera ariko uyu munsi mbazaniye umutoto witwa Vava ngo Vava witwa Zuzu Vava yangiye mu maraso Zuzu bimeze bite? Meze neza cyane. Urasa neza. Urakoze cyane. Meze neza? Meze neza naribi. Nkuko ubibona nyine. Umukobwa twaganiriye arambwira ngo afite iminwa ngo ijya gusa n'isine. Urayizi nawe iminwa ufite ko nimeze? Yeah, nayo nzi gusa some people told me that I have nice mouth. Yeah, ibyo ndabizi ariko nago nyine nta muntu wimenye. Of course umuntu nyine bakubwira ngo wowe uri mwiza cyangwa se ufite ikintu cyiza nuwo bikubwira ariko wowe ubwawe ntago ubizi. Ako ndabyumva nyine ndabizi ko nyifite mwiza. Ako nyine nawe urabizi ko ufite iminwa myiza. Of course. Mu kanwa saje? I don't know. Bakubwiye ko wasaba. Undeba niwe wabimenya ukabitangariza abantu bari kutureba. Uze kukwijijisha useke. Ureba muri kamera abantu batamenya ati uyu muntu afite mu kanwa ameze It's fine. Nari ubwo abambona baraza nyine kutubwira uko ameze. Just uri mwiza useka neza usa neza uri umunyarwanda. I appreciate ndi umunyarwandakazi nyine of course. Hari umuntu wenda ushobora kukubona gutyo ngiye ikintu cya mbere nabonye ni tatouage ufite nyine hariya handitseho ngo iki? Dreams don't work unless you do. Ashatse kuvuga ngo iki? Ashatse kuvuga nyine ko inzozi zitakora wowe ubwawe ngo uhagurutse nyine ntabwo ushobora kurota ikintu utahagurutse ngo ugikore ntabwo gishobora gukora ubwacyo ngo nuko wakirose nyine ngo wicare tu gutyo gusa nyine inzozi nyine zijya mu bikorwa ari uko wazirose ukagizishyira mu bikorwa. Yeah, that's what I mean. Yeah, wenda utarinjiramo neza tutarinjira mu kiganiro nyirizina ni igiki wiyiziho ufite cyiza kuri wowe uvuga ati just I feelings zanje ninge zikururiraho to? Iminwa n'amaso nibyo nzi. Iminwa n'amaso nibyo nzi ibindi ntago mbizi. Amaso yawe asa gute se? Nyine ntago nzi ukuntu asa ariko abantu benshi nyine bambwira ko mfite amaso meza n'iminwa myiza. That's it. Umuntu ufite iminwa myiza baze gusomana. Byashoboka. Urabizi? Tereza ubajije sheri wanjye buriya niwe wabikubwira ko mbizi cyangwa nabizi sinakubwiye ko nta muntu wimenya. Wenda wowe ubwo wasomanaga na sheri wawe musomana ni igiki cya mbere yakubwiye ati ibi bimeze gutya? Of course ko nzi gusomana. Ubundi gusomana kuri kwishi uzi gusomana gute kwitama kumunwa cyangwa gusa kwisomana kwitama ni ugusomana iyo iba yipeka ari ugusomana biri like direct ari no gusomana gutya kwitama ko kudusohozanya ni pek ariko gusomana nyine betondokanye gusomana nyine gusomana ibyo bita tira lang. Yeah. Simbi. Okay. Misa numva urabivuze ngo gusomana ngo bya bindi bya kuriya mitavuga ati oh la la. Yeah, just uravuze ngo sheri wawe ngagusoma ngo byagenze gutya na gutya ngarakubwiye. Umuhungu mukundana ameze ate? Njyewe se nakundanye n'abahungu kera ariko ubu ntabwo nyakundana n'abahungu. Uvuze? Nakundanye n'abahungu kera bitewe nuko bitwara cyangwa se n'imico yabo ntabwo nyikunda abahungu. Ukunda iki? Nkunda abakobwa bagenzi banjye. Umurezi bien. Ushobora kubivuga gutyo nta kibazo kuko njye sinkunda abahungu nkunda abakobwa. Nibo wikundira ukumva feelings? Of course.
nkunda abakobwa ntabwo nkunda abahungu kuko baranstressa mu mutwe bakanwarira umwanya so ntabwo nkunda abahungu nkunda abakobwa. That's true. none se uko nagukunze ukaba udakunda abahungu Kereka ubwo uri different nyine nawe nahuye nabo bose like uri different nyine ubwo wenda na trying nkabyisetingamo muri mind ko bigiye kugenda gutyo. hari umuntu ushobora guhita yumva ngo nagukunda abahungu ukunda abakobwa kugira ngo wange abahungu byagenze gute? Story gato cyangwa testimony kugira ngo n'umuntu abyumve neza. Nakundanye n'umuhungu dukundana like more than 4 years and then he was like nyine yarankoshonnye wenda nk'imvugo z'ikigihe niko nabivuga yarankoshonnye nyine dufatana uko ntabitekerezaga like ushobora gukundana n'umuntu utekereza ko wenda muzakundana nyine bikagera kure like nyine hakajya nyine ikintu something kivamo and then ariko ntago ariko byagenze ukundana n'umuhungu yagera hari akakubwira kuri mwiza yagera hari akabona undi gutyo nyine babyita ubuhehesi akakubabaza gutyo nyine like nyine something like hagenda habaho ibintu bigenda bikubabaza. I think so nabonye nyine ari ibintu birenze nje hari ibyabayeho mufatana n'abandi bakobwa like byinshi nyine tu ndavuga me and with my boys it's done. I'm gonna love girls cause maybe ukundanye n'umukobwa ntago yagwemukira cyangwa se niyo yagwemukira ntago byakubaza nko umuhungu yakubaza. No bitekereza ku giti cyanjye from my side. Your side ndayumva ufite ukuri kwinshi ariko hari umuntu ushobora kwibaza kuguca inyuma ku muhungu byakubabaza umukobwa nagashobora kuguca inyuma. Umukobwa ntago yaguca inyuma kuko sometimes iyo mukundanye muri abakobwa ntago bikunze kubaho kuko muba muri kumwe all the time muri kumwe always ibintu byose mukorana nyine always 24 hours muri kumwe so ntago ashobora kubona that time yo kuvuga ngo agiye gukora ibindi bintu cyangwa se avuge ngo wenda muratandukanye agiye kuguca inyuma kuko always umukobwa ku mukobwa nyine muri kumwe tu aho nga muri kumwe nyine ibyo mukorana byose niba ari nakazi mugagakorana niba ari ibiki niba ari kujya muri salo mukajyanamo niba ari gutera amatatuwaje mukajya nyine ahantu hose muri kumwe so uyu muhungu nyine umuhungu hari ukuntu umukobwa ku mukobwa bitandukana n'umuhungu ku mukobwa. Umuhungu ashaka kukubwira ndi mu kazi cyangwa se yabonye kandi gakobwa keza akakubwira wenda akakubeshya ngo ngiye gusura mama yarwaye cyangwa se ngiye mu kazi nyine ntago yaburi kintu kubeshya cyane ko abahungu nyine bagira uturimi twiza ashaka kukubeshya ugahita wumva ko ibyo ari kukubwira ari byo ugahita nyine umuha umwanya akagenda niwo wa mwanya yita profit akajya kuguca inyuma cyangwa se akajya gukora ibindi bintu bizakubabaza ariko umukobwa umubwira ati no cyangwa se ukamubwira ati niba kubwiye ngo ngiye gusura mama ngo yarwaye ukamubwira okay let's go together ntago yabyanga of course kubera ko mwese muri abakobwa ntago yakwanga ko mujyana ntiyakwanga ko mujyana muri salon ntiyakwanga ko mujyana ku kazi ntiyakwanga nyine nta kintu kimwe ya refusing so urumva nyine ko bitandukanye birimo different nini cyane. Difference ya feelings z'umukobwa no muri kumwe wenda reka tubyite mu kubaka cyangwa mu gutera akabariro different y'umukobwa n'umuhungu iri hehe kuri wowe imezo different iri hagati y'umuhungu umuhungu ku mukobwa cyangwa se umukobwa ku mukobwa like birahari byinshi cyane niko nabivuga kuko ukuri uri kumwe n'umukobwa ku mukobwa uba nyine wirekura nyine wumva kuri kumwe n'umukobwa mugenzi wawe kameme ariko iyo uri kumwe n'umuhungu banza gutinya ukagira gute nyine hazamo cyo kintu cyo kwifata nyine ntiwirekure for 100% ariko umukobwa nyine uba wumva ko ari umukobwa mugenzi wawe ibyo afite nyine nibyo ufite like ukomeze nyine niko nawe ameze then urirekura nyine bihagije ukumva nyine ko hari something uri kumvamo. Ibi bintu mubona atari uguhombera Imana. Weya ntago guhombera Imana se gute nose nta guhombera Imana kurimo kuko umukobwa n'umukobwa bashobora guhura umukobwa n'umuhungu bashobora guhura bagahavinga sex aho ngo se nabyo n'uguhombera Imana se kandi Imana yarabiremye nyine kugira ngo tubikore wenda twororeke cyangwa se ikindi kintu rero ni nkuko nyine nabivuga ko ari uburenganzira bw'umuntu nyine niba ukunze umukobwa ushaka kumukunda niba ukunze umuhungu ushaka kumukunda ariko hari abakunda abahungu hari abakunda abakobwa
hari abakundana n'abahungu babiri hari n'abakundana n'abakobwa babiri rero buri wese nyine afite ikintu akunda muri we bitewe kuko ujya gukora kiriya waratestinze byose waratestinze umuhungu nyine uvuga ngo wagize boyfriend ugize nyine girlfriend mugenzi wawe so byose uba warabitestinze nyine wumva different nyine no kuvuga mu mukobwa akakubita ikintu bita nawe urabyumva umujama hariya yarakwerekaga nyine geste ndetse za geste zindi nazo ziba ziri nta bya geste by'umuhungu kuko ashobora kukwereka geste uje ukababara ariko umukobwa anyereka geste kandi ejo simbabare nyine ukumva uko wakagenda nyine I'm fine with it ariko uyu mukobwa muri kumureba nimubwire muri kumureba kuntu ateye kuntu ameze kuntu ewe kadata we bundi uzi umugani uvuga ngo Imana ikunda abahungu ibyo byumva nyine ko kundi winjira nk'ahantu abahungu bagita bavuga wow ntabwo njye mba mbyitayeho buriya ngiyo winjira nko mu mbari cyangwa wenda nko mu rusengero ukumva abahungu baravuze ati wow mbega icyana mu mutima utekereza nawe mba mbyitayeho ubwo nshobora kubona umukobwa mwiza ubarimo nkavuga ati wow mu gihe nyine abahungu bambonye bakavuga ngo wow njye nkumva nyine nta kintu na kimwe bimbwiye kuko njye I like girls only girls ibi bintu byanyu yes nyine abantu bari kukureba gutya ubu hari abantu bahita batangira guhita bahamagara ngo Emi ngo turashaka ngo uriya nimero ngo turashaka iriya ki nk'umuja murimo nyimuhe cyangwa nyimwibe nawe urareba nyine urebe sinzi urareba igikwiye ariko abajama nyine abajama rwose mba numva ntazi wigeze wigera umujama wa vrai umujama nawe mwigeze nyine ariko rwose akagukora ahantu agukorera everything ariko nyine arakubabaza still ariko kuva natangira gukunda umukobwa nta mukobwa urambabaza that's my true akose tuvuge hano mu Rwanda byibura nko mu bakobwa dufite bo mu misozi igihumbi abakomoka iyo ngiyo mu za burasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru just ni nk'uwe mukobwa wumva nyine umukobwa mu Rwanda wagirira crush ufitiye crush umukobwa mfitiye crush ubuse nindera oh my gosh Shadibu basi wamuniza nk'ijoro iri rimwe gusa ryonyine ritagira icya kabiri I may be fine. She has a nice mouth. She has a nice. Oh my gosh, I cannot say anything. Just niyo mutekereje nyine mpita numva mpindutse. Uhita wumva nyine uri bese pe kwa ndi umuhungu nyine abona umukobwa agahita yumva kuko abahungu bagira amarari nyine ushaka kumbona ninjiye nk'ahantu ugahita uvuga ati wow ugahita nyine na diki yawe uvuga ati ugahita nyine wumva hari igihindutse ariko nyine Shadibu nyine uzi umuntu ujya umbabaza Medisa rero rwose yababa we kubera munanze nyine of course urabyumva nawe nyine bafite kuba ufite crush ku muntu Medisa rero nyine mutekerezaho nkavuga ati ariko buriya kukiya munanzira ako Shadibu she's beautiful girl, she's nice one, just wamuma akajoro kamwe ahubwo niba ari kundeba nyine azanshakishe basi telefone njye nawe twivuganire cyangwa se aza gushaka kwandikira kubwira ati uno mukobwa ko mushaka namubona gute uzambabarira umuhe nyine ukuntu kose yambona njye na Shadibu tuzihurire just uba wumva nk'ibi bintu nyine uba urimo cyangwa se ibyo wahisemo nk'uburezi bien ubumva uzabivamo nka ryari ubumva uzabivamo mu mutazavivamo ibyo ngibyo nta garanti bigira pe sinkubeshye cyane ko nta mutima w'umugabo mfite ufite umutima wo gutekereza kuvuga ngo ngiye mu bagabo reka wapi umukobwa always it's fine reka noneho tuve muri ibyo wenda tuganira ibintu byinshi kuri wowe reka twinjira mu buzima bwawe bwite mu buzima bwawe bwa buri munsi wowe ku giti cyawe umunsi wa mbere uryamana n'umukobwa wumvishije bimeze bite umunsi wa mbere I was like just somehow like not good 100% but second time third time fourth time
I was wow, nothing else I can do. ubwa mbere n'ibyari biryo ubwa mbere nyine ni nko waba uri isugi ni nko waba uri isugi ukumva umuntu yakuviyora nyine ukumva nta kintu wumva for a moment, ariko next time ni wowe mwishyira neza ukumva ni wowe nyine wijyana atanaguhamagaye nyine like yakuviyoye ibyarangiye usibye ubwavuyeho, next time ni wowe wijyanayo, another time ni wowe wijyanayo n'undi munsi pakumenyereye. So nanjye rero ubwa mbere nabonye n'uyu mukobwa numva nyine ntago ari nice like 100% cyangwa nyine gute, ariko second time I'm telling you my brother I was like wow. tuvuge wavuze ngo Shaddy muramwemera ubu nk'ijoro rimwe akubwira ati ngiyewe ndaje wamukorera iki? I can even pay her. That is most true. I can even pay her, even if it's in dollars, even if it's Rwandese money, even if it's like in shillings. Uko yabishaka nabimukorera pe kuko I like her. She's beauty girl. wowe ku giti cyawe haje nk'umugabo afite inote akakubwira ati ngiyewe icyo ushaka cyose nakiguha ni wenda ujye utaha iwanyu ariko uze kundeba nimba nkushaka just umamagare nguhamagare nze nkurebe, wabyemera? Ni nk'umugabo wafite amafaranga angana gute? None ko nanjye mfite amafaranga yanjye ubwo koko umugabo namushakaho ikira nta na kimwe, ahubwo ngiye mahene nyine umukobwa uwo numva nakunze nkamuha yanjye kuko nta mugabo nkeneye. Shaddy bamwishyura ngaho kugira ngo ayo yashaka nyine n'isi umukobwa kari uza ko kwibwira ati ngewe wankunze ati nagukunze urampangaye nyine ayo yacaginga pe nayamuha pe. Mubwira ati Shaddy amafaranga yose uzifuza. Shabana nyagasani Shaddy amafaranga yose yashaka nayamuha ntago nayabura. That is it. Ijoro rimwe to niyo yambwira ngo ukwezi kose nta kibazo nzagucaginga ya nayamuha. Amuroshe becare nshobora kuba ntabimurusha ntago muzi cyane birenze nyine mubona gutyo, ariko nawe ntanzi, nawe ntaganzi, nawe ntagazi uko mbayeho cyangwa se uko meze nyine, ariko bice nanjye ndabifite kandi nabimuha ibyo yakwifuza byose ntago nabibura. Nyine tugakora umuti tugashwanyaguza. aho se ubu ufite cya boyfriend ra se nka boyfriend nyine umukobwa ufite girlfriend? I have a girlfriend, not a boyfriend. Uramufite? Boyfriend ya motherfuckers. I don't like boys. Akose kabahongo musigiye mutwanga kandi Imana arandemye ikankuramo rubavu ikarutereka hariya hakavamo umubebe. Wumva umuntu uze zawe mu mbavu zawe Shaddy cyangwa undi muntu? Oya basize umukobwa bavuye nko mu rubavu Rwanda rwava sheri wanjye kuko niwe mugore mfite nyine. Ako sinjya nibaza aka kantu ko umugabo n'umugore iyo bari mu buriri hariya basoza nyine gahunda bararangiza, nawe urarangiza? Of course uba ugomba kurangiza kwishima kubenza nuko waba uri kumwe n'umuhungu. Of course uranarira cyane bihagije. None se nkubeshye. Wenda nk'umuntu ushobora kukubona uyu munsi cyangwa kubonye umunsi wenda tugana ku musozo agira ikintu umubwira, hari nk'abantu bavuga ati se ibi bintu bibaho cyangwa ntibibaho, ntiwasaze cyangwa barakuroze biba bimeze bite? Gira ikintu wamubwira. Ntago ndoze, ntago nasinze, ntago nagize ni nabwo n'ikibyuka kwanza. Nta kintu kimwe mfite mu mutwe wanjye, ndi muzima hose nyine ndi muzima, ariko nyine umuntu ikintu agomba kumenya ni uburenganzira bw'umuntu. Nshobora kuba nkunda umuhungu c'est bon, nshobora kuba nkunda umukobwa c'est bon, that is it. Ngiye nikundira ababebi ntago nkunda abajama. Wikundira abajama bivuze nyine twabyumva abajama wemera ko ari abajama babaho cyangwa abajama baba baby? Urabyemera? Abajama baba baby nyine umujama si babatinganye si bwora. Wowe ntago uri umujama? Njyewe ku giti cyanjye umujama kuko mfite umugore. Oya ntago uvuga ngo nyine ku giti cyanjye ndi umujama kuko mfite umugore.
mfite umukobwa nyine dukundana turi couple wenda time nigera mukanamubona cyangwa se mukanamubona wenda mushatse kumutumira mwamutumira akaza muzayibona ko turi couple nyine always ahantu hose turasa hose nyine turasa uhita ubibona nyine ko ari couple. Ntabwo ushobora kogana n'umuhungu muri douche ngo mugirire sante? Wapi kabisa. Ase muri secondaire ntabwo wigeze urya utwana? Muri secondaire of course muri secondaire nyine kuko nari nyiri umwana ntaramenya ibyiza wenda byabayeho na nyuma yaho ni nayo mpamvu nicuje nyine nkavuga ati nta ibintu by'abajama reka ariko ubu ngubu I'm mature enough, I know what to do and I know what is sweet, so I had make my choice. My choice is a girls only. Yes, rero ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha kandi dukomeze dukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse inama njya mbagira. Uyu mukobwa azavaho umumama mwiza ndabiza azabireka. Ibintu azabireka. Ibintu azabireka azavaho umumama mwiza, azavaho umumama ufite abana kandi ugira n'abana inama ndetse n'umuryango nyarwanda. Iyi ni Yawe TV, icyo ngusaba ntago ari ibintu byinshi sinzongera no kubabwira ngo mukore subscribe. Reka nzajya mbabwira mukore like na share na comment. Subscribe, peace and love, ndabakunda kandi Zuzu ni kwa kundi Imana iguha umugisha. Nawe urakoze cyane.